Umunsi umwe mukerarugendo yagendaga ari wenyine mu ishyamba. Uko agenda areba hirya no hino, ageze gutya amaso ye akubitana n'ay'intare. Yitegereje neza abona iyo ntare iraziritse, irahambiriye impande zose, yakanyanzwe cyane, iri kubabazwa n'iyo migozi, iri mu buribwe bukomeye. Bigaragara ko ibabaye cyane, ifite agahinda n'umubabaro urebye mu maso yayo. Maze intare yitegereza uwo mukerarugendo, imuhanga amaso iramubwira iti, muvandimwe, ndakwinginze ngirira impuhwe, mbera umugira neza, untabare mbohore mwizi ngoyi. Nungirira neza ukankiza izi ngoyi, ntabwo nzigera nibagirwa ineza urabungiriye mu buzima bwanjye bwose. Maze uwo mukerarugendo yumva afashwe n'impuhwe, araza arwana n'imigozi yari iboshye iyo ntare. Nubwo bitari byoroshye, arayibohora ayikiza uwo mutego. Maze akimara kubohora iyo ntare, irahagarara imbere ye, irinanura, iramwitegereza. Maze mukerarugendo yibwira mu mutima ati, mbega intare y'inyembaraga, ibi ngibi nkoze bishobora kuba ari ibintu bibi cyane. Uwo mwanya ucamo, intare iragenda na mukerarugendo akomeza urugendo rwe. Hashize iminsi mike, kuko wa mukerarugendo yakundaga gutembera muri iryo shyamba, nk'ibisanzwe yagarutse kuhatembera hafi aho ngaho. Maze ya ntare yaje kumubona, iramusatira, iramwitegereza, imuhanga amaso, bararebana ijisho ku rindi. Maze mukerarugendo n'ubwoba bwinshi abaza intare ati, ese byaba byatewe n'iki ko mbona undeba mu buryo budasanzwe? Maze intare imusubizanya ijwi ririseriye cyane, ririmo n'uburakari, iti, ndimo ndibaza ukuntu ari wowe muhigo wa mbere unyoroheye kubona. Uyu munsi ndashaka kukurya. Maze mukerarugendo agwa mu kantu, ndetse biramubabaza cyane, ahita avuga ati, muvandimwe, nakugiriye ineza itangaje, kandi unsezeranya ko utazigera uyibagirwa. Maze intare iramusubiza mu ijwi riremereye kandi ituje iti, ibyo ngibyo biri muri kamere yanjye, sinashobora kwihanganira kutakurya, kukureka ngo ugende kuri njyewe rwose ntabwo bishoboka. Maze baguma guterana amagambo, intare yumvisha mukerarugendo uburyo igomba kumurya, na mukerarugendo ayumvisha uburyo yagiriye neza, itagakwiriye kumuhemukira bingana gutyo. Mw'ayo magambo bateranaga, bemeza ko bagiye gushaka umuntu ubafasha guca urwo rubanza. Ubwo bagendaga bahita bahura n'ingamiya, maze mukerarugendo inkuru yose uko yakabaye ayiganirira ingamiya. Ingamiya nyuma yo kumva iyo nkuru iravuga iti, twebwe inyamaswa, abantu igihe cyose badufata nk'imizigo, badufata nk'imitwaro kuri bo, kandi iyo tumaze gusaza nta kabuza baratujugunya. Njyewe ndi kumwe n'intare, ntabwo nshobora kujya ku ruhande rwawe, ahubwo icyo nakubwira, wigengesere, ibyo bintu urimo byitondemo. Barakomeza, bageze imbere baza guhura n'umusaza w'umunyabwenge witambukiraga. Serugendo cyangwa se mukerarugendo inkuru yose arongera ivimuzi, arayimubwira ukuntu byagenze. Uwo musaza w'umunyabwenge inkuru yose arayumva, arangije ati, wantarewe nawe wa mugenzi we, ntabwo ndi gushobora kubumva neza ngo mbasobanukirwe, mukoresha ibikorwa, mutangire munyereka inkuru nk'uko yari imeze. Maze mukerarugendo afata imigozi yari ikomeye nk'iyari iboshye intare, ubwo yayisangaga arayiboha amaguru, arayiboha amaboko, arayiboha hose, ayizengurutse umugozi, ayigeza aho idashobora kuba yakwinyeganyeza. Arangije mu maso y'umugenzi aramubwira ati, ubu nibwo bwenge, aha ni igisubizo kiri, ubu ngubu uratekanye, nta kintare yagutwara. Arakomeza ati, rimwe na rimwe amahoro no gutuza n'ubwirinzi bigomba kuba biri mu bwenge ndetse n'ubushishozi. Rimwe na rimwe hari abantu bafata umudendezo wabo, uwo mudendezo wabo bafite akaba ari wo ubahindura abantu babi badashobotse, bigatuma baba ibyago n'ibibazo bidasanzwe kuri sosiyete ndetse n'umuryango mugari, cyane cyane mu gihe kamere n'imyitwarire yabo biba bidashobora guhinduka. Abantu nk'abo buzuye imyumvire n'amahame yo gusenya cyangwa yo kwangiza abandi, bafite kamere idashobora guhinduka ngo ibe nziza, nibyo rwose umuntu aba akwiriye rimwe na rimwe kubihorera, ntagire ubufasha baha, bakaguma bahambiriye. Akenshi ibyo nibyo biba amahitamo meza kuri bo ndetse no kuri wowe. Kubw'ubwenge bw'umusaza n'ubunararibonye byakijije umugenzi, ava mu kaga yari yishyizemo kubwo gushaka gufasha intare idashobora guha agaciro ndetse no kwibuka ineza yagiriwe, uretse igumira indi sezerano. Iyi nkuru
itwigisha ko ubugiraneza bugomba kujyana n'ubushishozi ndetse n'ubwenge. Gutabara ndetse no gufasha abandi mu muryango mugari, mu mico igize imibereho y'abantu ni byiza kandi biba bikenewe rwose. Ariko kwizera umuntu buhumyi utabanje gushishoza, cyane cyane nk'imiterere n'imimerere yabo igoranye cyane kuba yahinduka, ubwo bufasha n'ineza wagize bishobora kugushyira mu kaga. Ubwenge nyabwo buryamye mu gushishoza ndetse ukitegereza niba uwo muntu ugiye gufasha akwiriye gufashwa nawe mw'ubwo buryo igihe nk'icyo, ugendeye ku ari we. Rimwe na rimwe gushyiramo intera hagati yawe ndetse n'ibibazo by'abandi hari igihe biba ari cyo cyemezo cyangwa igisubizo n'ubufasha bwiza ukenewe watanga kuri wowe ndetse no ku bigukikije. Ntabwo wakontorora ibintu byose, ntabwo isi wayiha umurongo. Ntabwo ibibazo biri ku isi byose wabonera ibisubizo. Ntabwo ahantu hose ubufasha bwawe bwagira icyo busobanura. Yego nibyo, ariko hari aho ubufasha bwawe bwangana no gupfa kwawe, ugafasha ariko ukabizira. Kuba rero washyiraho imipaka ndetse ukanirinda ibyago ukanabigendera kure, ahanini nicyo cyemezo cy'ubushishozi kandi bishobora kugufasha kugira uburame no kurinda amahoro yawe. Ujye uzirikana ko ubugiraneza budafite ubushishozi bugukururira akaga, ariko ubushishozi buvanze n'impuhwe butuma uhora utekanye kandi ufite amahoro. Ubu buzima turimo budusaba kuba ab'umumaro rwose, aho dutambutse, mu baturanyi, aho dukorera imirimo yacu ya buri munsi, igihe duhuye n'abantu tuzi ndetse n'abo tutazi. Ariko kuko isi yanduye mu buryo bwinshi, haba igihe bibaye aka wa mugani bya bindi by'ubugwaneza bw'inkware bivugwa ko bwayigonze ijosi. Rero ba mwiza, ba mu nzira nziza, ariko ntiwiyibagirwe, ntiwirengagize ko ari wowe wibanze. Ni inzira nziza, tugume tuyigendanemo. Ni urugendo rwo kwiyubaka buri munsi, kuko dukenera gukura, kwiga ibintu bishya ndetse no gukangura ibyumviro byacu tukabiyobora mu nzira ikwiriye. Wibuke gukora subscribe kandi comment yawe nayo irafasha. Ibihe byiza. Hasta la vista.